Menya ibyahise ndetse n'iby'ubu bigufasha gutegura ejo hazaza. Ikiganiro The Event in History, ikiganiro twibanda ku byabaye mu mateka n'ibindi bibaho mu buzima busanzwe. Iki kiganiro mwagiteguriwe nanjye Safari Salva Valence ku bufatanye na Salva TV. Ntabatindiye turi bwibande ku mutware wategekaga igice cy'Ubuganza witwaga Rwabutogo Francis, wikoreye amatafari bagiye kubaka kiliziya, we na Rwubusisi utarajyaga imbizi n'abazungu. Nabo ni abanyarwenya u Rwanda rwagize, nibo tugiye kwibandaho muri iki kiganiro, ntimucikwe. Iyi kiliziya iherereye muri diyoseze ya Kibungo, ikaba ari iya 12 mu zashinzwe bwa mbere mu Rwanda, nyuma ya Save yashinzwe mu mwaka w'1900. Zaza, Nyundo, Rwaza, Mibirizi, Kabgayi, Runda, Rulindo, Kansi, Kigali ariyo kuri ubu yitwa Sainte Famille, Rambura na Rwamagana yashinzwe mu mwaka w'1919. Yihariye amateka arimo kubyara izindi kiliziya zikomeye cyane zirimo nka Kiziguro, Musha, Mukarange, Rukara n'izindi. Yihariye kandi amateka yo kubakwa ku butaka bwari ubw'umutware wategekaga igice cy'Ubuganza witwaga Rwabutogo Francisco. Kimonyo Jean Baptiste ni umugabo ukuze usatira imyaka 100, ari mu bavutse nyuma y'imyaka 3 iyogezabutumwa ritangiye aho mu Buganza. Avuga ko yakuze asanga abamisiyoneri baratangiye kugenda impande n'impande bigisha abaturage, ndetse ngo abo bamisiyoneri nibo babavuraga indwara zitandukanye bakanabigisha gusoma no kwandika. Uwo musaza akomeza agira ati, mbere tutarabona kiliziya twasengeraga mu nzu y'ibyatsi yabaga hariya hakurya ku muhanda. Nyuma hatangijwe igikorwa cyo kubaka kiliziya, uruhare rwacu nk'abakristu twatundaga amatafari abandi bakubaka. Imbaho zubakaga iyo kiliziya zabaga ari za ribuyu zaturutse mu gihugu cya Kongo, aho zavanwaga n'imodoka y'abamisiyoneri. Akomeza avuga ko nyuma yo kubona iyi kiliziya hakurikiyeho kubaka amashuri hirya no hino, ibitaro n'ibindi bikorwa remezo byatumaga abakristu barushaho kwiyumvamo kiliziya bitewe n'iterambere byabagezagaho. Umutware yikoreye amatafari yo kubaka kiliziya. Uwo mutware ninde? Ni Rwabutogo Francisco, n'umwe mu babatirijwe i Kabgayi, akaba umutware wo mu Buganza. Iyogezabutumwa ritangiye i Rwamagana yemeye gutanga ubutaka bwabagaho inka ze kugira ngo aribwo bukorerwaho umurimo w'Imana. Ubwo hafatwaga icyemezo cyo kubaka iyi kiliziya, ngo abaturage ntabwo babyumvaga neza, kugeza ubwo uwo mutware yimanukiye atangira kwikorera amatafari, bihinduka byacitse muri rubanda kuko bitari bisanzwe. Kimonyo Jean Baptiste ati abaturage ntabwo babyumvaga neza ukuntu bajya kwikorera amatafari yo kubaka kiliziya. Umutware ahitamo kwimanukira afata ingata yikorera amatafari yo kubakisha kiliziya. Abaturage babona byacitse, niko guhita bamanuka ku bwinshi batanga umusanzu wabo. Buriya no kubaka kuriya kiliziya niwe wabitanzeho igitekerezo, ndetse n'imitako myinshi irimo niwe wayishyizemo. Iyi ni inkuru dukesha uyu musaza Kimonyo Jean Baptiste ushyika mu myaka 100, utuye hafi aho ngaho. Padiri mukuru wa paruwasi ya Rwamagana Ingabire Jean Marie Theophile avuga ko mu itangira ibikorwa bya mbere byari yamamaza evanjiri, kogeza inkuru nziza ya Yezu Kristu, gutagatifuza, kuyobora abantu mu nzira nzima zirimo kubatizwa no guhabwa andi masakaramentu n'ibindi. Akomeza avuga ko kuva iyi kiliziya yagera i Rwamagana yitaye mu kwigisha abanyarwanda gusoma no kwandika. Amashuri yashinzwe akaba yaratanze inkunga ikomeye mu kuzamura ireme ry'uburezi kugera no muri iki gihe. Ati dufite ibigo byo mu mashuri abanza byinshi, tukagira ayisumbuye, ay'imyuga, tukagira na kaminuza, byose bibereyeho guteza imbere uburezi. Ibyo bigo twavuga nka Sainte Aloys Rwamagana, Collège Marie Reine de la Paix, Kaminuza y'Ubuganga, HVP Gatagara, aho dufasha abana bafite ibibazo by'ingingo zidakora tukabafasha kwiga guhera mu mashuri abanza kugeza barangije ayisumbuye ku buryo bibagirira umumaro. Akomeza avuga ko mu bijyanye n'ubuvuzi naho batasigaye inyuma. Ati murabona biriya bitaro bya Rwamagana nubwo ubu biyoborwa na leta, ariko abihaye Imana nibo babitangije kandi n'ubu baracyabitangamo umusanzu. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, nk'uko tumuzi mu kwitanga mu bikorwa byinshi biteza imbere abaturage ndetse n'igihugu muri rusange, nawe yasengeye muri iyi kiliziya nuko ahatanga umusanzu ukomeye. Ku itariki ya 25
Ukuboza umwaka w'2009 ubwo hizihizwaga umunsi mukuru wa Noheli. Umukuru w'igihugu n'umuryango we basengeye muri iyi kiliziya bakirwa na Musenyeri Kizito Bahujimihigo wayoboraga diyoseze ya Kibungo. Nyuma Perezida Kagame atanga umusanzu watumye iyi kiliziya irushaho gusa neza. Mu ijambo yahavugiye yasize abemereye inkunga yo kubakira kiliziya uruzitiro rwiza, ndetse abemerera no gukora imbuga nini y'iyi kiliziya kugira ngo irusheho gukomeza gusa neza. Yatanze amafaranga yatumye imbuga nini y'iyi kiliziya itunganwa ku buryo nta gitaka kikiharangwa. Padiri Mukuru Ingabire ashimira umukuru w'igihugu ku nkunga yabemereye ndetse ikanaboneka igakoreshwa neza, bigatuma kiliziya irushaho kugaragara neza. Anashimira abakristu bagiye basengera muri iyi kiliziya ku nkunga zabo zitandukanye zatumye kiliziya ikomeza gutera imbere ndetse n'ibikorwa bakora bigatera imbere. Kuri ubu paruwasi ya Rwamagana ifite abakristu basaga 15,991 bayibarizwamo. Ngibyo ibya Rwabutogo Francisco wayoboraga Ubuganza n'umurage yadusigiye. Ku bya Rwubusisi ntucikwe. Ugize ngo iki? Reka nkubatize Petero. Amba ibyo umutware Rwubusisi yakoze ajya kubatizwa byasize amateka n'ubu agisetsa benshi. Byabereye i Nyanza mu mwaka w'1955. Bamwe bakunze kubivuga babigira urwenya, abandi babifata nk'inkuru mpimbano, ariko nyamara ni ukuri impamo kw'ibyabaye. Umutware Rwubusisi rwa Kigenza yari umutware wavukirwa mu Bumbogo, akaba yaratwaye mu gice cy'ingoma y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa ndetse na Yuhi Musinga. Ibyo yakoze ajya kubatizwa byabaye amateka n'ubu agisetsa benshi. Uyu mugabo Rwubusisi twamugereranya n'abanyarwenya tubona muri iki gihe, urugero nka Rutura, Joshua, Misedikor, Kibonke, Makanika, Patrick, Nimuroje n'abandi uzi basetsa kakahava. Rwubusisi yari umutware ibwami, yari umutware ukomeye kandi wubahaga cyane ibijyanye n'umuco nyarwanda, ariko akaba yaranatwaye mu gihe cy'abamisiyoneri gatolika mu Rwanda mu gihe bari bamaze gushinga imizi, ndetse baranabatije umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa wemeye kwakira akabatizwa akaba umukristu, yahise ahabwa izina rya Charles Leo Pierre, ndetse niwe mwami wa mbere w'u Rwanda wabaye mu nyubako ya kijyambere yari yarubatswe n'abakoloni b'Ababiligi. Umutware Rwubusisi rwa Kigenza ariko we nubwo yemeye kubatizwa akaba umukristu, nyuma yo gusobanukirwa iby'ukwemera kutari gusanzwe kumenyerewe mu Rwanda, yagoye cyane wari ugiye kumubatiza, ndetse ntiyemeranyije n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa wari warakiranye yombi umubatizo w'abazungu. Padiri ajya kubatiza Rwubusisi yaramubajije ati, Mutware, urashaka kwitwa nde? Rwubusisi birumvikana ko byamucanze kuko ataramenyereye amazina y'imahanga. Atekereza akanya gato, arangije abaza Padiri ati, ese wowe urashaka ko nitwa nde? Padiri ati, Reka nkubatize Petero. Rwubusisi mu mvugo utakeka ko yahakaniramo Padiri bari mu kiliziya, yaramubwiye ati, oya, kabuno ka nyoko uburoga Musinga, iryo zina sinaryemera. Petero wo yahemukiye shebuja Yezu, kandi njye sindahemukira umwami. Nuko umutware Rwubusisi arongera ariyumvira, arangije aramubwira ati, ahubwo nyita Yosefu, ka kagabo mujya muvuga kigereje nyina w'Imana kakamurongora. Nuko Padiri arabyemera, ariko atangiye kumusukaho amazi ku gahanga nk'uko umubatizo w'abakristu gatolika ukorwa. Rwubusisi aranga amubera ibamba. Nuko Rwubusisi amutungira urutoki igice cyo hasi ati, batizaho niho hakoze ibyaha, ahandi ho hareke. Rwubusisi yarasekeje koko, nta handi yamwerekaga uretse ku myanya y'ibanga ngo niho hakoze ibyaha, nta handi, naho ngo uruhanga rwe n'urw'imfura rwose. Rwubusisi se ubundi ko yari yaranze kubatizwa niki bamushoboje? Mu biganiro byacu bitaha tuzabigarukaho. Kora subscribe yandikishe none kuri Salva TV, ntuzacikwe n'ibiganiro byacu bitaha. Gusa wibuke gukora share usangize n'abandi barushaho gusobanukirwa iby'amateka yaranze u Rwanda n'isi muri rusange. Yari nge Imana yatoye ngo avuge nk'ibi, Safari Salva Valens, ndabashimiye.